umuhungu aramutse agukunda akakubwira ati ndifuza ko tuganira noneho wenda icyo tunakerure tunakivugisha ukuri wumva mwaganirira hehe hari hose mwaganirira nta kondisiyo cyangwa kriteriya za hano mwaganirira uyu mukobwa ashobora kuba yakemera geto nta yego yayanga ko geto ni sawa geto ni neza ntago yayanga geto ni fresh nawe urabona yemeye buriya geto ndabona sa nkwemeye buriya geto ni neza ntari geto ni neza kubera iki geto ni neza kubera ko ugiye kuganira n'umukunzi wawe mwisanzuye no kuvuga ngo ubugiye kuganira n'umukunzi wawe mwisanzuye muri geto kambaze uyu muhungu gatoya kugira ngo wowe duhe ibyiza bya geto kugira ngo n'abakunzi ba Touch1 bamenye ibyiza bya geto geto ni nziza ifite ibyiza byinshi uretse ko abantu nyine bamwe batabyumva kimwe ariko ubundi geto ibyiza igira irorganize nimba ugiye kugana n'umuntu akagusanga ahantu uba muri geto ewana icyambere ikorohereza akazi sibyo kuwayigateguye ariko nanone hari icyo twita amaso y'abapipa irayakurinda nanone ikakurinda akajagari nyine urumva muraganira nimba ari amabanga mugirana mukayagirana aho ngaho nta bantu bazi kuko urabona hari igihe usohokana nk'umuntu akabona mwinjiye yenda murahita munasohoka agahita yirukanga kuvuga ngo nabafatanye kandi kumugani nimba gufashe winjira ahantu yenda handitse bikonje ubwo ifoto nyine byanditse ngo bikonje ariko muri geto ni iwawe ewana n'urukundo nyine murarufumbira fresh ko bivugwa ko geto nta ntebe nta ibamwo icyo gihe yakwicaza he biterwa na geto zibamo intebe ariko geto tumenyereye hafi ya zose izo tumenyereye 90% ko tuzi ko nta ntebe zibamo none se wowe usanze yaba aticara twivugire noneho aho akicara usanze iyo geto ye nta ntebe irimo wakicara he ubu uri umushyitsi wakwicara aho bakweretse nyine nk'umushyitsi yego wakicara ku gitanda cye ese hari ikibazo ko byarangira uryamye cyaterwa n'icyakujyanye yego ntabwo nase n'itegeko kuba wicaye ku gitanda ko uhaguruka unaharyamye abigize itegeko wowe wabibyitwara mute nta tegeko kandi yabigira itegeko nyine rega bika ko umuntu ugiye kureba n'umukunzi aravuze ngo ntiwabizana ntabwo wamwumvise kubizana gute ni ukuvuga ngo yakubwiye ngo ni umukunzi kamwe mugiye gusura umukunzi wawe akazana ibyo kuryama ntiwabyemera bitewe ni kumugani nkuko yavuze n'icyakujyanye burya haryama usinzira ni uryama ufite ibitotsi ni umuntu uryama nta bitotsi ufite se waba uryama ku mugani ngo bigende bite nimba agiye gusura sheri wawe ufite ibitotsi uraryama nyine nimba ntabyo wagiye ufite se waryama ntibishoboka no kuvuga ngo ahangaha noneho nashatse ko tujya ku mpande ebyiri ko muri ku ruhande rumwe noneho tuze kureba umukobwa we ukwepa akavuga ati giye sinshobora kujya muri geto neva wowe uramuvugaho iki gusa yaba yanga iki se muri geto yaba yanga yiki ubwo nyine wowe urumva yaba yanga iki oya buri muntu wese buri yagira nyine imitekerereze ye uwo niko yaba bitekereza ariko geto se ni ahantu nk'ahandi reka cyane mbaye kaze bakunzi ba Touch1 TV muziko tubakunda kandi tubahoza ku mutima uyu mutima uyu niwo tubahozaho icyo mbasaba namwe no gukora subscribe kuri channel kugira ngo bino biganiro n'amakuru tubategurira birusheho kubageraho neza 5 kuri 5 murambabwira ko nzajya mbazanira ibishyarero byiza kandi bashimisha buri munsi mpindura kugira ngo namwe aho muri mwishime kandi munezerwe reka rero muze kunyemera no tuze kuganira n'abastari abahanzi mu buhanzi bwabo babahanga hano twasanze mu karere ka Nyanza n'abakinyi bakina muri filime baraza kugenda bazigarukaho ariko by'umwihariko ntabwo shaka ko duhera kuri icyo kiganiro ahubwo ndagira ngo tuganire ku buzima rusange bugenda buvugwa hagati y'umuhungu n'umukobwa aho wumva ngo umwana w'umukobwa yatwaye inda ukumva umuhungu nawe yagize urwo ruhare mu gutera inda
aba basitari rero cyangwa se bano bahanzi ba filime tugiye kubiganiraho, bimwe tubirebere hamwe, ibindi hari ibyo namwe muza kugenda mwiyumvira mukagira uburyo mubicarenjinga, bimwe mukabishyira ku ruhande, ibindi mukabyemeza. Katuganire nabo, hanyuma namwe mugume hano hafi mukora subscribe, ntimubyibagirwe. Bakunzi ba Touch One TV, narababwiye ngo mugume hano tujye turushaho kubagezaho ibyiza bibanyura, kandi buri munsi icyo musabwa no gukora subscribe kuri cano kugira ngo bino biganiro n'amakuru tubategurira birusheho kubageraho neza 5 kuri 5. Kuri kamera za Touch One rero murabona ko turi kumwe n'umusore mwiza rutebeza bigemba urugero rw'ingabo nziza, rutinwa rw'imirindi nk'ingabo z'inkotanyi, n'umusore ruhanganye ubuhanga, araza kubibwira mukanya. Turi kumwe kandi n'umwari mwiza mutemba shushu mutereka amata, ufite amaboko asa n'imitozo ivuruga amata, n'umwari mwiza koko, ariko byinshi nawe hari ibyo yiyiziho. Katuganire nabo, byinshi muramenya icyo tugiye kuganiraho nabo. Uraho neza nyakugira Imana? Uraho neza. Harya baravuga ngo guma uko bishaka. Wowe urumva bavuga gute umuntu akubwiye ngo uri rutebeza bigemba urugero rw'ingabo nziza, rutinwa rw'imirindi nk'ingabo z'inkotanyi, wasubiza ngo iki? navuga ngo hahiye koko. Okay, navuga ngo guma ariko nyine ubu ngubu ni hahiye koko. Hahiye koko. Ngaho noneho ibwire abakunzi ba Touch One bamenye uwo turo tuganira. Yes, ni Softman cyangwa se ku mazina ababyeyi banyitse, mazina banyise ni Fabrice, abantu bamumagara Fabrice niyo nsenga. Yes, ndi umukinnyi wo muri Nyerekinyinya TV, niko kazi nkora, ubundi ndi n'umunyeshuri. Reka n'uyu mujene nawe atwibwiye. Uraho neza? Muraho. Witwa nde wowe? Mazina yanjye nitwa Ange Gloria Bijuru. Aba nyina muri Nyerekinyinya TV. Yego, nibyo. Nukuvuga ngo mwese duhuye noneho mwese muri abakinyi ba film. Ubusanze nyine turi mu kazi. Cyane. Ese ko mbona mwibese bimeze bite? Ntabwo twibese. Kandi mubona nsanze mutuje, abandi barimo gushutinga mwe mutuje, bimeze bitaho ngaho. Nabanga ririmo. Aya nta rindi banga. Ibanga nturukundo. Muri mu rukundo? Turuhoramo. Wewe ari kuvuga ko muri mu rukundo. Muri mu rukundo? Nyine turuhora mu rukundo. Yego. Mufitanye urukundo? Ni itegeko ry'Imana rega. Mukundane. Kugeza hehe? Kugeza he? Kiza nyine ubwo buzima burangiye. Uru rukundo rwanyu mwembi rugamije iki? Uru n'urukundo ntago ari rwa rundi rugamije ndabya ngo kunsutsu iki ni urukundo rusanzwe nkuko twakubwiye turi abakinnyi banyereka inyinya TV. Nyereka inyinya, ese urubyumva nyine ni kwishima guseka, ubundi twe turi umuryango umwe. Yes. Ngaho reba uyu mukobwa tureba. Mukobwa namubonye ko atagusekeye, ubwo hari urukundo ruhari. Kandi nawe ubibona, burya iyo umuntu amwenyuye bikubwira ibirenze inseko. Ubibona? Uyu muhungu ubona afite urukundo? Hari umuntu utaragira saho. Nkanjye ntarwo ngira. Ni kubyibeshya ariko rurahari buriya. Urabona afite urukundo ngewe? Buriya hari undi muntu wabisubiza kundusha. Ariko arahari. Uyu muhungu afite urukundo? Ararufite. Ararugufitiye? Urabizi neza ko arugufite? Afite urukundo. Ararugufitiye? Mubaze. Wowe ni we mbaza. Niwe mu rugo afite, niwe wamenya nimba harimo n'urwa. Uyu mukobwa agufitiye urukundo ra? Rwinshi cyane. Rurahari ruzuye. None ko mudahuza mbigire nte? Wowe umufitiye urukundo? Ndarufite ariko nawe yabyemeye. Umufitiye urukundo, aha niho nshaka rega. Rwabura? Ntabwo rwabura. Urarufite? Rwinshi rugeza. Ongera umurebe ndebe. Bakoze ba Touch One TV rero, ku ruhande rumwe n'ibyishimo murabibona koko n'abastari bakina muri filime nkuko bagiye babigarukaho, ariko mu byukuri icyo nshaka ko tuganiraho ndagira ngo tuganire ku rukundo kuko n'abajene ariko buriya biba byiza kandi koko iyo abajene uganire nabo ukamenya uko bitwara mu rukundo, ukamenya naho babigejeje, ndetse tukaza no kurebera hamwe imbogamizi ziba mu rukundo. Hanyuma reka duhere kuri uyu musore. Bajya bavuga ko abasore muri abantu bakunda kugira amanyanga mu rukundo.
ugafata umukobwa nk'uyu mwiza kandi ubona umukobwa usa neza koko ukamugerekaho abandi rimwe na rimwe kandi ukabashushanya nyine kumwe bashushanya, ibyo bintu bibaho ku basore benshi? Bibaho kuri benshi ariko ntibibaho kuri bake, biterwa n'uwo uri we icyo ukora n'aho uturuka. Biterwa n'uwo uri we icyo ukora n'aho uturuka. Tanga urugero. Tuvuge nimba uri umusore uturuka mu mujyi wa Kigali, ushobora kubikora, amahirwe menshi ahari ni uko ushobora kubikora. Ariko nimba witurukira nka hano i Nyanza, amahirwe make ni uko ibyo bintu utabikora. Ubwo rero biterwa n'aho uturuka. Ubundi ikindi icyo ukora, bajya bavuga ko amafaranga ari mabi. Ushobora kuba ufite amafaranga agatuma ibyo byose bikorwa, kuko ndakeka udafite amafaranga menshi ntiwatendeka abo bose. Kuko ubwo nimba ari akabari usohokeramo kaba ari ako ngako kadahinduka, ariko ufite amafaranga kaba gahinduka, no kubeshya biroroha. Ushobora kugereranya ukavuga uti koko mu by'ukuri genda bizi neza ko abasore tubeshya, cyangwa uraza kuvuga uti wapi ntitubeshya? Oya, turabeshya ariko nyine biterwa n'igihari. Ngo abasore barabeshya, ibyo bintu nawe ujye ubibona ko abasore ari indyarya byatari pepe? Yego, birahari. Umuhungu aramutse agukunda akakubwira ati ndifuza ko tuganira, noneho wenda icyo tunakerure tunakivugisha ukuri, wumva mwaganirira hehe? Hariho hose mwaganirira, nta kondisiyo cyangwa kriteriya za hano mwaganirira. Uyu mukobwa ashobora kuba yakemera geto? Nta yego yayanga ko geto ni sawa. Geto ni neza, ntago yayanga. Geto ni fresh, nawe urabona yemeye. Buriya geto ndabona asa nkwemeye. Buriya geto ni neza, nta ribi. Geto ni neza kubera iki? Geto ni neza kubera ko uba ugiye kuganira n'umukunzi wawe mwisanzuye. Ni ukuvuga ngo uba ugiye kuganira n'umukunzi wawe mwisanzuye muri geto. Kambaze uyu muhungu gatoya kugira ngo wowe duhe ibyiza bya geto, kugira ngo n'abakunzi ba Tochwani bamenye ibyiza bya geto. Geto ni nziza, ifite ibyiza byinshi uretse ko abantu nyine bamwe batabyumva kimwe, ariko ubundi geto ibyiza igira irorganize. Nimba ugiye kuganira n'umuntu akagusanga ahantu uba muri geto, icyambere ikorohereza akazi, sibyo? Kuwayigateguye. Ariko nanone hari icyo twita amaso y'abapipa, irayakurinda. Nanone ikakurinda akajagari nyine. Urumva muraganira, nimba ari amabanga mugirana mukayagirana aho ngaho, nta bantu bazi. Kuko urabona hari igihe usohokana umuntu akabona mwinjiye, yenda murahita munasohoka, agahita yiruka ngajya kuvuga ngo ni abafatanye. Kandi ku mugani nimba gufashe winjira ahantu yenda handitse bikonje, ubwo ifoto nyine ibanditse ngo bikonje, ariko muri geto ni iwawe, n'urukundo nyine murarufumbira fresh. Ko bivugwa ko geto nta ntebe ibamwo, icyo gihe yakwicaza he? Biterwa na geto, zibamo intebe. Ariko geto tumenyereye hafi ya zose zo tumenyereye 90%, ko tuzi ko nta ntebe zibamo. None se uwo usanze yaba aticara? Twivugire noneho aho akicara. Usanze iyo geto ye nta ntebe irimo, wakicara he? Ubu uri umushyitsi, wakwicara aho bakweretse nyine nk'umushyitsi. Yego. Wakicara ku gitanda cye? Se hari ikibazo? Ko byarangira uryamye? Cyaterwa n'icyakujyanye. Yego. Ntabwo nase nitegeko kuba wicaye ku gitanda ko uhaguruka unaharyamye. Abigize itegeko wowe wabibyitwara mute? Ya nta tegeko. Kandi yabigira itegeko nyine. Rega bika ko umuntu ugiye kureba n'umukunzi we. Aravuze ngo ntiwabizana. Ntabwo wamwumvise? Kubizana gute kuha? Nabisobanura. Ni ukuvuga ngo yakubwiye ngo ni umukunzi. Kamwe mugiye gusura umukunzi wawe akazana ibyo kuryama, ntiwabyemera bitewe ni kumugani nkuko yavuze ngo n'icyakujyanye. Burya haryama usinzira ni uryama, ufite ibitotsi ni umuntu uryama. Nta bitotsi ufite se waba uryama ku mugani ngo bigende bite? Nimba agiye gusura sheri wawe ufite ibitotsi, uraryama nyine. Nimba ntabyo wagiye ufite, se waryama ute? Ntibishoboka.
ni ukuvuga ngo ahangaha noneho nashatse ko tujya ku mpande ebyiri ariko muri ku ruhande rumwe noneho tuze kureba umukobwa we ukwepa akavuga ati jye sinshobora kujya muri geto neva wowe uramuvugaho iki ubwo se yaba yanga iki se muri geto yaba yanga yiki ubwo nyine wowe urumva yaba yanga iki oya buri muntu wese buriya agira nyine imitekerereze ye uwo niko yaba abitekereza ariko geto se ni ahantu nk'ahandi reka cyane ubwiye umukobwa uti ngwino unsure kandi akaba azi neza ko uba muri geto koko akabyanga wabyitwara muti uko byagenda kose hari ibintu bibiri namubonamo ushaka kumubonamo ikinyabupfura ariko nanone nkamubonamo umwaka kuri njye uwo munsi nkavuga ati uyu munsi wabaye mubi ariko nanone nkamubonamo ikinyabupfura cyangwa se imyitwarire myiza kuza muri geto zeru ubwo se nese kujya muri geto bivuze kutagira ikinyabupfura hari nuvuga ngo urabona nk'ubwiye uti ngwino usange muri geto ukambwira uti reka geto wapi bitamvuga uko byagenda kose uyu muntu ashobora kuba asinzira akadashaka kuryama none se kamubaze uba muri geto ndabizi tuvuge ko nta bakobwa bagusura kirakomeye ikiganiro cyavuye kuri touch one kiri mu batumirwa noneho komeza subiza ikibazo yakubajije okay kiragoye ikibazo ambajije ariko abakobwa bo ambaje abakobwa ba sister bajya bansura oya wisobanura nta bakobwa bagusura baransura none se abakobwa bagusura nta kinyabupfura bagira ikibazo ni ubwoko bw'abansura ngo hari umukobwa nshobora kwemera ko ansura nta n'ikibazo nta n'indi bigiyemo sibyo ariko nimba ari sheri wanjye nkamubwira uti nsubura akavuga ati oya sheri oya muri geto wapi namubonamo ikinyabupfura ariko nanone ubwo wari umwaka kuri njyewe urabivugaho iki ibyo ni ukwibeshya kuko ushobora kwibwira ngo yanze ngo kugusura muri geto ngo afite ikinyabupfura kandi ajyamo noneho mu zirenze 100 nyine zitari yo yawe cyangwa ajya n'ahandi hari munsi ya geto cyangwa se ko iyi myumvire ishobora kuba ifite abajene bagenzi be benshi yihe y'umukobwa uje muri geto ko aba adafite ikinyabupfura abo baribeshya cyane ibyo ari byo byose yenda ntago ari bose ariko uko byagenda kose bifitanye isano kuko nimba ushobora kuba umubwira uti nsanga kuri hoteli runaka akemera ariko wabwira umukobwa uti nsanga mu rugo abwira ati oya aho ngaho wapi hari icyo ari kwanga hari icyo ari gutinya binatewe rero n'umuhungu hari igihe yaba atari njye wamutumiye ari undi wamutumiye uwamutumiye yenda akaba afite n'ibitotsi sibyo sinzi nimba imvugo ndi gukoresha muri kuyumva mwebwe ashobora kuba afite ibitotsi byinshi cyane umukobwa akavuga ati ibitotsi nanjye mfite nitubihuza turi buryame kandi turyama umwe aryama ku ruhande n'undi ku ruhande ubwo rero sinzi uwaturuka hirya ko yavuga ko mutaryamanye wowe anje urumva noneho abasore ku bijyanye na geto ngira ngo uri kubyumva araho gatigiye ku ruhande rumwe nshobora kuvuga ngo uyu munsi umbereye mubi icyo ni kimwe yavuze icyakera bavuga ati jewe aramutse abyanze namubona ko ari umukobwa ufite ikinyabupfura ibyo bintu byombi wowe noneho bihuze ubitandukanye impamvu abasore bafite izo mpungenge buriya njye kugira ngo nyine ubundi kugira ngo ujye gusura umuntu kugira ngo wemere ujye kumusura hari uko muba musanzwe n'ubundi muziranye cyangwa se umuzi ntabwo ari buri muntu wese wajya gusura muri geto sibyo ntabwo ari buri muntu wese wajya gusura hehe muri geto reka tugume hano turi uyu musore murakinana uramuzi neza ni n'umudirector kudirectinga neza ukabona biragenda neza aramutse akubwiye ati uyu munsi noneho ndashaka ko dukora script muri geto ntiwagenda nirukanka ahangaha
uramutse wumvise aje script yakorwa cyangwa yaza uretse mubaze ndamutse mbyemeye yavuga ko nta kinyabupfura mfite. nuvuga ngo niyo mpamvu naguteze umutego nabwe ngo biterwa. Erega twakoresheje ijambo bura nuko twarivuze mu gifaransa yenda ari bisanzwe. Bura tuvuze na ngo lava sase sweetheart twabyumva mu yindi sanse. Nawe se urumva ni umukinnyi. Urumva we niyo namubwira ngo tujye turyame cyangwa se turyamane. Ahita avuga ati biranditse muri script araryama. Ubwo rero uyu biratandukanye akazi twebwe nk'iyo dukina filime nimba director avuye ngo ryama uraryama. Hano handitswe kuri buryame ugomba kuryama nyine. Sibyo urumva ko bitandukanye. Ariko kuvuga ngo sweetheart ngo ngwino mu buriri ngo ndaryamye ngo uraba wicaye ngo ku buriri umva yanze nge namubona ko ahubwo ari umwana mwiza. Gusa nyine nanahuye n'umwaka uwo munsi. bakozi ba Touchwari TV ati ibyo muri filime twabishyira mu bikorwa ntabwo mubeshyeye ahubwo agende anje script yanditse kandi harimo kuryamana ahubwo ati tugiye gukora script tugiye kuzuza icyo twanditse wabyemera biri muri script hari cameraman hari director oya mushobora no kuyirepeta mukayirepeta iyo ntago bajya bayirepeta kandi yabivuze wowe se kutamunyomoje kandi yabivuze oya yavuze byanditse muri script iyo nyine yaguhamagaye ati ngwino dukore script ya filime yacu kandi harimo kuryamana none waje yabyitwara wabigenza ute icyo gihe twaba turi kwandika script ntabwo twaba turi kuyikina yego ariko wowe ntabwo wamwumvise ahari ndiho ndakubeshyera rati oya we ariko ibyo avuga ni ukuri ntabwo twaba turi gukina twaba turi kwandika ubwo kuko ntari haso nuvuga ngo hari role nyine hari role rehaso zazo biteye ikibazo urumva nimba ari ukuryamana tukajya kwitoreza mu buriri ariko habaye ubwe hari abakinnyi bose nta kibazo hari abakinnyi bose buri umwe wese ahari ntaribe ariko babiri buriya ntago ibyo ntibibaho nibijyeho muri filime k'abantu babiri bajya kwitoreza mu buriri aho wapi gusa sinzi we nimba yabyemera genda we yabyemera ni izihe mpungenge wumva wagira mu gihe umusore agutumiye muri ghetto mu buzima busanzwe impungenge ushobora kuvuga utigiye wenda umukobwa nawe ni umusore impungenge ni izihe cyangwa ntazihari agutumiye muri ghetto impungenge za mbere wagira wanzu ni kuri uwo muntu nyine ugutumiye ariko n'ubundi kugira ngo ajye kugutumira ubwo mwaba mwaganiriye kugira ngo ajye kugera nyine ku kigero cyo kugutumira muri ghetto kuko niwahura n'umuntu ugahita akubwira ngo ngwino ujye kunsura mudasanzwe munziranye ubwo ahubwo ikibazo ubwo kugira ngo ujye kubyemera hari kondisiyo ugomba kubanza kiriteri ugomba kurebaho nyine kuri uwo muntu afite yego imyitwarire ye musanzwe mubanye mute kuko ushobora kujya kumusura yaragufitiye nk'inzika ukaba urigemuye wenda akaba yanakugirira nabi n'iki yego izo nizo mpungenge wowe ubona ushobora kumugiraho nyine uramutse utazi ubundi mico ye cyangwa utamuzi ntabwo wakwemera kujyayo muri ghetto ibintu warinda umukobwa ni ibiki aramutse agusuye ibintu namurinda inzara amurinda n'irari irari ry'iki irari nshatse kuvuga ni irari nyine ariko nakubwiye ubundi mbere nakubwiye ngo terwa n'uwo ari we icyakora nyine urabyumva nawe arakubwiye ngo wabanza ukamwigaho ngiye rero nsuye muri ghetto ntakurinda inzara ntakurinda n'irari ry'urukundo ubusari icyo utumva ibyo ngibyo wowe ni kubyumvara iyo nzara yayikurinda n'iryo rara karikurinda ni kubyiyumvisha niwe babisobanura ahubwo yakora imagination yawe ukurikije nawe ukumuzi nkuko atangiye ubivuga wumva ibyo bintu yabikora ahubwo natubwire tekinike yakoresha arinda umuntu irari ry'urukundo urabona muri mwenyine muri ghetto ewana nimba uzi ko shere wawe akunda bizu nta cyabatangira kuyimuha sibyo nimba akunda bizu mukaba muri ghetto why not utamuha akabizu indi tekinike afite tekinike nabikoramo urumva arabaye akunda ibintu
runaka iyo aje kugusura nibyo ugomba kwibandaho. Nimba uvuga ngo sheri wanjye akunda bizu, akunda umuntu umubwira ngo I love you, akunda ibiryo, akunda ikintu cyose akunda, gusuye muri ghetto niyo mpamvu mama mutagiye mu kabari, ni ukugira ngo buri kintu cyose kiri bukenerwe me muri tayari ko ewana. Ikibazo ushaka kumubaza mu byo avuze ahubwo nicyo namaje ntiyagisubije. ahubwo hari na hanavuze ati kubera iki ntamuha kabizo. Ese bwa bwirinzi twavuze tuvuga buri mwe ubwo nini se ubwo ari kumunindira ari cyangwa ari kuri mutera? Aha ubwo urabyumva nawe nyine. Okay, ngo nandi kuri mutera hari ukundi mbyumvisha, ariko naba ndi kuri murinda kuko nakubwiye ngo ndabanza nkiga ngo sheri wanjye akunda iki, none kanzije kunsura muri ghetto nkafite uburenganzira bwose nkora iki. Ubwo uritegura nyine buri kimwe na ubwo aba atagakunda ibyo bimuterera sinabikora. Anje uyu muhungu ukurikije ibyo ariho avuga, reka wowe twigire ko utari n'inshuti ye, ariko ari nk'undi mukobwa ukurikije uko wamwumvise yarinda umuntu irari. Subiza ikibazo nkubajije, yarinda umuntu irari kuko arizo tekinike yavuze nyine wakoresha, ubwo yaba yari murinda. Oya ngewe ndi kukubaza wowe ukurikije uko wamwumvise, wowe wenda reka tuvuge ko atari wowe ugiyeyo, umukobwa wamusanga muri ghetto yamurinda irari? ahubwo buri hanjye nkurikije ukuntu yagisubije sinzi n'irari, nabanza dusobanurire irari ry'urukundo. Irari ry'urukundo nyine urabona hari ukuntu iyo ukundana n'umuntu uba wumva umufitiye igishyika ushaka ko muri kumwe ku buryo wumva umutima utuje. Ni iryo ngiryo nyine kumwe uhamagara sheri ndagushaka tubonane, cya kintu wiyumvamo nicyo ngicyo, izo mba mutima zigashira ku buryo wumva uti nirwanye nawe everything is okay. Ubwo yari murinda. Wowe urabyumvise ko yari muri? Yego. Aravuze ngo birakaze, wabyumvise? Ndavuze ngo birakaze. Namuri. Warakaze. Arakaze nyine yarinda umukunzi w'irari ry'urukundo. Ariko usibye ko wenda turiho tunaganira no mu buzima bunasanzwe, ubundi mu by'ukuri koko wagira inama umukobwa aramutse ari fiancé w'umuhungu, kandi koko urumva hari imishinga imwe n'imwe baba bategura bavuga bati tuzagera igihe koko tubane twubaka urugo nk'umugabo n'umugore, ubundi wumva koko ibiganiro byimbitse muri kwa guteretana ahantu wumva byabera, kandi ukumva ko ari ahantu koko wizeye n'umutekano wo kuba wenda n'iryo rari ryanabaho akanagutera n'iyo nda mutarana abana, wumva ahantu mwaganirira hizewe ari hehe? Cyo rero biterwa n'amahitamo y'abantu nyine abo babiri bagiye kuganira. Ntawe ushobora ngo specifyinga ngo uvuge ngo ni ngombwa ngo baganirira hana. Wowe tubwira aho wumva noneho hakunyura, noneho n'abandi bumvireho ntacyo. Icyo gihe naba ngiye kwikunda. Wowe nyine wowe vuga ibyawe kuko ruriya rugero n'ubundi warutanze ngo biterwa n'amahitamo y'umuntu, wivuga yawe. Ntago ari ngombwa ghetto. Yego ahantu hatuje, bo nanone byaterwa n'ubushobozi bw'umuntu turi kumwe. Muri ghetto mushobora kuhaganirira, mushobora kujya muri hoteli runaka, sibyo? Cyangwa se no mu rugo bitewe nimba uba mu rugo cyangwa uwo bundi muri kuganira iwabo mu rugo. Yego ahantu nyine mushobora kwicara mwembi muri babiri hatari urusaku, kuko burya urusaku rudisturbing ibitekerezo biri mu mutwe. Ko warubanje ijambo ngo muri ghetto si ngombwa ugitangira iki gisubizo? Nuko Fabrice yaravuze ngo muri ghetto nyine nanjye kubera icyo wahise umusubiza ngo si ngombwa nyine ntago ari ho honyine mushobora kuganirira. We ni nkaho ari cyo gisubizo yari afite ngo muri ghetto, ariko hashobora kuba muri ghetto nyine ahantu hose mushobora kwicara muri babiri mukaganirira nta bintu by'urusaku nyine biri kuba bangamira. Fabri, muri ghetto cyangwa n'ahandi hantu wumva wateretera umukobwa ukamwemeza, ukamwemeza ugakonfirma uti rwose wowe uraba umudamu wanjye aho bukera, ni hehe? Ghetto ni neza cyane. Ura ghetto abantu bayizi ukundi kuntu, ariko ghetto ni nziza.
uriya ewana n'umuntu yarakwimye urukundo akemera ko muganira muri geto yahava ruguhaye mana abantu bazi geto bazi ibyiza byayo aravuze ngo ahantu hatuje ngo urusaku ngo rutume rwica ibintu geto ni ahantu mwebwe muba mwicaye uko mushaka muri uko mubishaka kandi ubumva nisanzuye abantu rero bazi ko geto yenda ari mbi ariko geto ubundi biterwa nyine n'umuntu naho ubwiye ngo biterwa n'uwo muntu ese ubundi uwo muntu ninde nuwahe akora iki sibyo ese nimba ndi wa wundi naho ubwiye ngo nimba ufite ibitotsi urabyumva nawe ari ugomba kuhava uryamye nimba ufite ibitotsi nyine ukaba ureba uburiri nta mpamvu yo guhunyiza kandi uri kureba uburiri nawe nagira ibitotsi indi ubigira nyiri geto ngo nawe azasinzira nawe azaza aryame yego urumva atari sawa yes gusa nyine icyo nari nkivuze ngira ngo ndimo mvuga ibyo nari mbivuze nyine kucye kuranda ariko ubundi geto ni neza geto n'umusore wateretse muri geto yabikubwira it's okay geto ni fresh noneho ko bivugwa ko abana b'abakobwa benshi abo tujya tubona hirya no hino muri iki gihugu batwara inda baba baziterewe muri geto barabeshya buriya oya akenshi abana abana ngo cyane nta kriteriya zaninda yinjirira ari hose yakwinjira cyane ntago ari ngombwa ngo muri geto janisha byibura oya nta bushakashatsi nakoze aho nabangiye kubeshya none se abasore bafite amafaranga yo gusohokana inkumi mu mahoteli buri gihe hano hanze hari abatipe bafite ikofi bayubatse ariko sibyo reka dufate nk'urugero umuntu ni umunyonzi ubuzima bw'umunyonzi turabuzi undi ni umumotari ubuzima bwe turabuzi yewe hari n'umuhinzi hari n'ukiri umunyeshuri abo bose batera inda ubushobozi bwabo bwemeye kujya muri hoteli bakajyanamo inkumi 2 3 4 indi kageramo nyine niyo mpamvu nakubwiye ngo nta hantu runaka indi igomba kwinjirira ubu udafite ubushobozi bwa hoteli ushobora no kujya mu ishyamba kandi ntibyayibuza ko yinjira Fabri geto wowe ni imibare ushobora kugereranya gute ku buryo abakobwa benshi bivuga ko baterwa inda zigatererwa muri geto wowe urabivugaho iki byo ngibyo iki kintu bavuga ngo inda nyinshi ziri cyane cyane kuri bano b'abangavu ntago ari muri geto nabihagararaho ni mu bihuru se inda nyinshi ni mu marogi umwana w'umwangavu se muri rogi bajyamo umva inda nyinshi turi kubona nese umusore afite iyo geto ye abasore inda iyo leta iyo yanarije sibyo imibare myinshi tubona ntago inda basanga zarate abakobwa barazitewe n'abana bangana oya ahubwo bitewe n'abakobwa b'iki gihe mayindi bafite mukanya nakubwiye ngo hanze hari abagabo bubatse ikofi sibyo kandi wa mugabo nta rojya nta geta babamo ahubwo ari yiyibira he muri rogi kuko muri rogi niho agenda muri rogi yande yo abasore oya se kandi atagira rogi nyine uwo mugabo okay nuvuga ngo navuze ngo ni roges iyo zikodeshwa hano hanze haba nyine hari amarogi kagenda gafata yo chambre undi agahita hamagara wa mukobwa akamusanga uyu Fabrice yaravuze ngo nabangavu se hari rogi dushobora kwemera abana b'abangavu ko binjira aho ngaho zirahari simbizi ntabwo mbizi uko bamubaziranga muntu bakamwandika mu gitabo akinjira muri cya cyumba cyo kuryama bivugwa ko abasore benshi baterera inda abakobwa muri geto ntacyo bivugaho wowe ntabwo nyine nta bushakashatsi nabikozeho ku buryo najya kuvuga ngo nibyo cyangwa si byo aho garuka ugereranye wavuga ngo no mu gihuru yakinjiriramo ahantu na hamwe inda itakwinjirira habe ku muhanda habe muri iyo geto muri hoteli everywhere sirogi gusa no mu mamodoka nese umusore ungana nkanjye ugira ngo imodoka twigondera wa mukobwa yakemera ko byose biberamo ibikaze reka nk'iriya ugendamo nk'iriya yanjye ntago yayemera aravuga ngo reka ibirahure birabona ibirahure birabona ariko urabona hanze hari abantu bafite imodoka zifite ibirahure bitabona
nibyo byose bibera naho si yanjye kibibona none se iyi ngiyi yanje ko nta birahuri igira we buriya yabigenza ate kandi ubwo nyine haba ari ku gasozi ntabwo wakinjira se muri geto yawe ubundi wowe umusore muri gato geto yawe uri umukobwa wakinjizamo umusore yego nzo basore si abantu rega hoya rega biterwa apfa ko natotsi afite yamwinjiza ntubyumva se biterwa nakubwiye ngo ubundi nta muntu uza kugusura ngo ahuruduke hariya ahantu mutaziranye bamuziranye kandi nk'uko n'ubundi mu rugo abantu bagusura nese ubundi abagusura mu rugo iyo ugeze muri geto hari ubwo uhindura ishusho wari ufite uwo wari we mu rugo niwe n'ubundi bawe muri geto ntabwo byabuza rero ko abantu baza kugusura none Ange reka noneho ngiye kukubaza ikibazo kimwe Fabrice ndamubaza nawe ikindi kibazo hanyuma dusoze ntabwo nkubaza imyaka ufite ariko abakunzi ba Tocwani barabona ko ubu ngubu wagutereta ngo kugira umugore ntabwo wakwepa siko icyo ni kimwe icyo si cyo nicyo umaze kugera muri geto zingahe ugereranije abasore wasuye muri geto oya nabazi kuyeho kamera mbanze mbare bibarire kuri Tocwani oya ngo geto ngo nage era kuyanjye ubwo nimwe nahere kuyanjye ubwo nimwe nkurikizeho oya aravuze ngo hera kuyangiza izindi se mwarajyanye ubwo nimwe oya rega hari utuntu mu myaka Ange ufite abasore baguteresa harimo n'ababa bari mukuri n'abandi banakubeshye byose birashoboka ni geto zingahe umaze gusuramo abasore oya si ngombwa umubare ariko zirahari sinabwiye ngo si ngombwa umubare ntabwo njye hejuru ngo yakangahe n'akangahe ariko nasaba udasura abantu kandi mu bantu tuziranye hari ababi wabo hari ababa muri geto oya ni geto nta kindi mu bantu nyine tuziranye hari ababa kibe wabo haba mu mafamiye muri geto kandi bose ndabasura nabo bakansura reka dukomeze noneho iwanyu ni bangahe bamaze kugusura ugereranije mu rugo iwacu iyo mpari baransura nyine mu gihe mba ndi mu rugo baransura tugende no muri geto yawe noneho ho ni bangahe dusoze tujye kuri Fabrice ntabwo rega nabara keretse mfite nka cya gitabo kiba kiri ku mageti yo ku bigo runaka hoye bandikamo ngo nakayinjiye ngo yinjiye sanga haje gukora iki oya reka tugaruke Fabri uri kumwe n'umukobwa ukunda umva wakitwara gute nakitwara bijyanye nuko wakunda nuko we akunda ngo nimba akunda ko ntavuga menshi ngomba kuvuga make kandi nimba akunda ko mutera story ngomba kuzimutera njyewe ngomba kwitwara bijyanye n'icyo akunze harya wavuze ngo wamurinda inzara sibyo ubwo icyo ni yansuye muri geto ewana wamusomesha ku gafanta muri geto niyo yabanywa agasembuye nakamusomeshaho muri geto yansuye mba ngomba guhaza ukwifuza kwe wamutamika n'agafiriti yego umwe yakaruma n'undi akaruma icyarimwe simbizi twahanahana cyangwa se twarushanye kurishanya twarishanya kandi byamunezeza uko ubyumva byamunezeza erega bino bintu yenda wari utubaje nk'ikibazo tutaranasoza ngo inda nyinshi ngo zibonerwa mu mageto ngo se ngo ubwo umukobwa gusuye muri geto ngo byagenda gute please na leta ibirebe amalogez ni yari kurikora kuko habafite ibyangombwa bemera yuko umwana atemerewe kwinjiramo ariko umukobwa ubwe yakwibwiriye ngo harimo abantu bubatse ikofi harimo abantu rero batwaye n'ikofi wari aho ati ni gute bamaye 100 ngo bagiye kwinjizamo akana nkavuga ngo ndanze isaha imwe 100 ndavuga ati umva ca mu gikari akahita mukubita imfunguzo sibyo babandi kuko abagabo ntago bafite amarogeze ntago bafite amageto babiyiba
kandi yo kwiyiba ni iki? Wa mwana ni hahandi azabamukubita telefone ntahite ubona umwanya wo kubitekerezaho. Naho se umuhungu muri ghetto mwamukundanye mumaranye igihe, usika n'igihe agusura akenshi ukirindiriza ngo atakeka ko yenda ndi n'indaya, ubikarinda akarinda wa mugabo ahubwo we kuko ari kwiyiba yifitiye umugore we, akahita amwiba mu modoka tayari muri rogi tayari akahita ataha. Ubwo ko yakwazi ko atazongera kubona inzu vuba, rogi urabizi ko nyinshi ziba zihenze, ikintu ahita akora ahita pafu inda zikaboneka ngo muri ghetto inda zaho ni nkeya cyane kuko burya zihategura. Nahubwiye ngo hajya baryama nuko basinzira. Reka noneho nkubaza iki kibazo, uramutse ukundanye n'umukobwa kandi wenda ufite umurongo wo kuvuga ati wenda ndi mu mashuri yanjye ndenda kuyasoza, wenda ndabura nk'umwaka umwe cyangwa imyaka 2, ukabona hari umukobwa ukunda kandi uniyumvamo cyane ko bijya bibaho abantu bagakundana bari muri kaminuza, uyu mukobwa akagira gutya akaza muri ghetto yawe mukaryamana nkuko wabivuze, ariko reka turyamane noneho byo guhuza umubiri bikabaho, uwo mukobwa urukundo umukunda warwongera warugabanya? Twaryamanye byaterwa n'uwo ari we kandi yaje kugusura. N'ubwanga ari sheri wanjye nkunda cyane koko ari umukunzi, dufitanye gahunda atari babandi nyine byabandi uvuga ngo nimbona ku nsutsu hejuru nzabira birangiye. Ewa ntabwo rwakwiyongera kuko akenshi umuntu wemeye ko muryamana burya bagukunda. Nimba atari wa wundi ushaka amafaranga akaza ku buntu gutyo gusa ati sheri rwose mukabikora, uwo muntu abagukunda. Niyo mpamvu narwongera ku giti cyane, narwongera kuko umuntu wemeye ko muhuza imibiri yes aba ari umuntu wawe, ariko nanone aba ari wa wundi nyine gutyo ubwo namukatira nyine nge. Ariko ari sheri wanjye nizera narwongera kuko abanyeretse ko nkunda koko. Anje mu bakobwa muganira ko mujya mutera na story mukicara mukaganira nk'abakobwa mu mabanga yanyu nk'abakobwa, umukobwa amaze kuryamana n'umuhungu ruraguma rugashinga imizi cyangwa hari ibigabanuka? Byose biterwa nyine nimba nabyita imitekerereze cyangwa se imiterere y'umuntu. Hari abasore bamwe iyo byabayeho ngo ahita akatira uwo mukobwa, hakaba n'abandi babyubaha ahubwo bakamwubahira icyo, urukundo rugakomeza. Nyine imibare wowe ufite mu bakobwa b'inshuti zawe, za nshuti zawe muganira akakubwira ati mfite sheri wanjye ni umucuruzi, sheri wanjye akora muri banke, sheri wanjye gutya na gutya, iyo akwibiye kakabanga ati shamperutse yo nyine gahunda arayirangiza ariko sinkimuhamagara ngo afate telefone sinzi ukuntu ibyo bintu ntabwo bibaho, ntago izo kazi hari? Birahari. Acika intege nyine nakubwiye ngo hari bamwe bahita bavuga ngo uyu mukobwa ngo umeze gutya na gutya ngo yemeye ibintu binibi ngo bagahita bamwanga. Hari n'abandi nyine nk'uko Fabrice yabikubwiye babyubaha ahubwo noneho bakamukunda kurushaho. Reka dusubize ikibazo Fabrice aravuze ati aramutse ari sheri wanjye nakomerezaho, ariko atari na sheri wanjye namukatira. Niki cyakwemeza kuri sheri wa Fabrice? Ibyo niwe waba ubizi. Oya noneho wowe ibyo ari byose wowe uzi ko umukunda, ariko nawe hari uburyo nawe akwibonamo nkuko yabivuze. We yavuze ngo uri sheri wanjye nakomeza ndamutse ndyamanye nawe narushaho gushyiramo imbaraga, ariko atari sheri wanjye. None muri ba bakobwa basuye Fabrice niki cyakwemeza kuri sheri we ku buryo icyakiri nikiba ataza kugukatira nyine kuko we ibyo wibwiraga atari byo? Ahubwo niwe nabaza undi yakomera kuryamana n'umuntu utari sheri we. Nje nabyemera. Nukuvuga ngo aje arikanze. Nyine yaragikomeje, reka banza bisobanure. Yarambajije ngo wakemera kuryamana n'umuntu utari sheri wawe? Nabyemera kuko byaterwa n'igihe runaka. Nje nabyemera, namusubije nabyemera ko turyamana. None ikibazo ufite ni ikihe wowe? Nuko abakobwa bagendewe baririnde. Biramutangaje ariko nese uransuye ufite ibitotsi nawe mfite ibitotsi urashaka kuryama, none se nakubwira ngo genda ngo ujye kuryama iwanyu, waryama nanjye nkaryama turaryamanye. Nta cyakirimo, nta kibazo kirimo.
ati nta cyaha kirimo, nta kibazo kirimo. Anje wabyumvise ko nta n'icyaha kirimo. nyine ubwo abakobwa bagenda iwe sinzi ubwo ntuzamenya ko ari sheri we, ubwo sinzi icyo azagenderaho gusa nyine bo biragoye kumenya ngo Reka dusoze kino kiganiro cyiza muduhaye, muri abahanzi koko muri filime yanyu, reka turaza kuyigarukaho mu gusoza, ariko ndagira ngo noneho tubanze dutange inama ku mpande zombi. Hari bashiki banjye ku ruhande rumwe nk'umunyarwanda, hari barumuna bawe cyangwa bakuru bawe bagenda baterwa inda zitateganijwe. Abo bakobwa babagira nama ki, wabaha uwuhe murongo kugira ngo kuko babe imfura bazagera igihe nabo bambika ababyeyi kamba? Inama yawe. inama nabaha ubundi, niba nyine uri mbere yo kujya gusura umuntu, banza umenye ngo uyu muntu ni muntu ki, sibyo? uyu muntu ngiye gusura ni muntu ki? Ute ni muntu ki? Iryo jambo riragoye risobanure. nari ngikomeza nyine banza urebe imico ye igaragara, ariko kuko burya nyine umuntu yerekana ibyo ashaka, ibyo wabashije kumumenyaho ni ibihe. Nubimenya rero ukavuga nyine ngo ngiye kumusura, cya gihe nyine nimugira ibitotsi umenye ngo uzabyitwaramo gute, sibyo? kuko hari uburyo bwinshi hano hanze bwo kwirinda inda zitateganyijwe, urahari bwinshi cyane. Ubwo rero aho kugira ngo mugende umwe muryamane uhave unahakuye iki inda, si uko bitabaho kuba nyine abantu baryamana n'iki, ariko leta yashyizeho uburyo bwinshi ushobora kwirinda iki inda zitateganyijwe, ushobora guhitamo bumwe, ariko nyine mbere yo kujya guhitamo ubwo buryo n'iki, twabasaba kwitonda cyangwa se kwirinda. Ko bivugwa ko abasore benshi iyo bamaze kuryamana n'abakobwa bacika intege, abakobwa babagiriye ihe nama kuri icyo ngicyo? Bacika intege yo kuguma mu rukundo. Kuko ngo agaseke kaba kamaze gupfundurwa n'amatsiko aba yashize kuri we. nyine inama ya mbere nabahaye ni imwe, ni ukwirinda. Fabri, reka dusoze noneho nawe utubwira ni iyihe nama waha abasore bagenzi bawe ujya kumva ngo yateye inda, atera induriya, rimwe na rimwe akamubuza ayo mahirwe yo kuzambika ababyeyi kamba? Kandi murabizi ko twese abanyarwanda tugira nyine indangagaciro no kugira ngo tuzabe twambaye umushanana, yaba ari Anje nawe ukiremo kositimu mugaragare neza imbere y'ababyeyi. Abo basore wabaha nama ki? Dusoza ikiganiro ariko dusoreza no kuri filime yanyu ikunzwe cyane muri iki gihugu. Yes, inama nabaha ni ukumenya aho baganirira. Nkuko watangiye bitubaza, burya nimba uri muri resitora amahirwe menshi ari n'ukuri burya. Ntabwo bavuga ngo nicaye mu gikoni ngo sindi burya. Ni ukuvuga ngo ikintu bagomba kwirinda ni ahantu baganirira. Twavuze ngo yenda nagumye nshyigikira geto, ariko nanone bibuke ko ishobora no kuba ari mbi, ishobora kuba mbi ku rundi ruhande, sibyo? Ishobora kuba mbi ku rundi ruhande. So abasore rero ikintu nababwira muri makeya, birinde ikintu kimwe, birinde kuganira mu bwihugiko, kuko nababwiye ngo nugira ibitotsi wegereye uburiri uraryama. Mwese nimugira ibitotsi mwegere uburiri muraryamana, ntago umwe ari buryame ku ruhande. So nimba udashaka ko uri buhure, nimba uzi ko uri bugire iryo rari ukaryamana n'uwo mukobwa, kubera iki mujya mwenyine muri iyo geto? Nimba ari umukobwa nazane na murumuna we, nimba ari umusore azane n'amaniga ye, tusheri yansuye muri aho ko kureba ikijisho. Yes, mwirinde ubwihugiko, kuko wabyumvise. Ubwo yenda sinzi ibi kurebye ikijisho shaho uvuze ngo azane na murumuna we kureba ikijisho. Jasi warumbwiye ngo mbagira inama, ngiye inama nayo. Reka ngaruke kuri Anje, kubera icyo umurebye ikijisho avuze ngo wazana na murumuna wawe. Ese abantu bose bagira barumuna baba. Mwiho nabanza komeza Ikomereze Fabri ngo arabikubwira nyuma. Yes, inama naha abasore birinde ubwihugiko, kuko ewana nujya n'umuntu muri geto ku buriri
twabonye ko nyinshi ntago zigira intebe, kandi burya niyo mwamuri babiri mu nzu birahagije. So birinde kuba bonyine, niba muri mwenyine murifatira n'imyanzuro nyine nta kintu mwitayeho, nyuma muze kwibuka ko na society ihari, kuko akenshi na zino ndi mpamvu ziza twebwe dufata imyanzuro ako kanya twibagije society, twibagiwe ko inyuma abantu bazatubona, tukisanga turangije cya cyiciro cyo gufata ya myanzuro y'ako kanya, nyuma bikaba ikibazo. Nayo mpamvu rwa rukundo kuri bamwe rukonje, kuko burya iyo babiteguye babitekereje bavuga ngo ese nyuma yabyo bizagenda biti, burya rurakomeza. Ariko iyo bafashe imyanzuro kuko bafashwe n'ibitotsi ako kanya bakaryamana, ntago bikomeza, kuko bazanye kwita kuri society nyuma, bikaba rero ikibazo. Ubwo birinde ibintu byo kwihugika, kuba mwenyine ntago ari byiza, biroroshye, biraborohereza. Nta kinyabupfura bagira, niko wigeze kuvuga abaje muri ghetto. Yes, ntago ari bose, kandi nabivuze ku ruhande rumwe, navuze ngo nge nshobora kubona ko agira ikinyabupfura, kuko we yatekereje kuri ya society nyuma. Yavuze se nabwo ngo nimba afite ibitotsi, yavuze se mfite ibitotsi ndasanga uriya muntu kandi nawe nzi ko akunda gusinzira, ubwo muri kumva ibyo mvuga, nituryama situryamana, ese nituryamana ntago hazavamo nituba ibitotsi, sinzi yenda ako ntiwumve ko umugani usanzwe umeze, ariko nituba ibitotsi hari ikizavamo nituryamana. Okay, reka dusoze iki kiganiro abakunzi ba Touch One, ndabizi ubu ngubu bwakira bugacya nabo bagira amatsiko menshi. Tugaruka noneho kuri filime yanyu. Filime yanyu Nyerekinya ni filime ikunzwe hano mu Rwanda, ndetse ntekereza ko no mu mahanga ntekereza ko bishoboka, ndetse ubanza hari n'indi muraza kumbwira. Reka noneho duhera iyi filime yanyu ikomeje kugenda iryohera benshi, yatangiye ite, ubu ngubu igeze mu magambo make? Yes, iyi ni filime twita Rudomoro, ni Rudomoro series. Reka manze mbabwira ahantu ica kuri TV yitwa Nyerekinya TV. Niho ica, ikorera kuri YouTube channel, dukoresha YouTube channel. Nihica ukuntu yaje rero, twarabonaga dufite impano nyinshi, ariko uburyo bwo kuzamura impano ukabona buragoranye. Ukabona umwana afite impano hepfo iyo ngiyo mu cyaro Nyakariro, umusitari kugira ngo abe yajya kumukurayo bigasaba akantu se, bigasaba communication ikaze, bikagorana. Rero leta y'u Rwanda iravuga ngo mwikorere namwe mwihangire, kuki wahora uteza amaboko? Uko gwara duteza amaboko rero twararebye turavuga uti reka natwe twishaka ibisubizo. Nuko twakoze iyo filime, cyane ko twari dushaka gutanga message ku bibazo byugarije societe, harimo ibyo twavugaga, inda zitateganyijwe. Turi kuri icyo wa mugani koko mwibanda ku biki muri iyi filime? Muri filime yacu twibanda ku buzima cyane cyane ku buzima bubangamiye urubyiruko, harimo bya bibazo byose kuri zanda, tukereka umuntu uburyo ashobora gushukwamo kandi wakeka ko atashukwamo, sibyo? Nimba abantu bayikurikirana barabizi, hari umusore ukinamo bita Rudomoro, sibyo? Rudomoro yaturutse mu cyaro iyo ngiyo, aturuka mu cyaro nta kintu na kimwe azi, hahandi atarazi no guteka cyangwa se no kugira ikindi kintu akora, ariko akigera mu gipangu akoramo, bosi we imica mwigisha niyo ni ya yindi nyine, no buhehesi ni iki, sibyo? Ariko ye ndetse ko itaragera kuri episode ya kure, ariko si uwo muntu nasubira mu cyaro yarigishijwe iyo mico, sazahita atera inda twana two hasi. Nuvuga ngo nubwo buzima twerekana, ese ni gute banshuka? Tubonamo umukire uwo muhungu akorera, azana utwana tw'imyaka 15, ukabona umuntu w'umugabo aratinyuka kuryamana n'akana k'imyaka 15, ibintu bisebetse cyane. So iyo twerekanye ubwo butumwa, tukerekana kata bicamo, uburyo bicamo kugira ngo uwo mwana ashukwe n'ingaruka, hari benshi bifasha. Nicyo rero, nicyo filime yo igaruka kuri ubwo buzima bwo mu cyaro, bwo mu mujyi. Ese kuki abantu bahinduka, ugasanga umuntu aritondaga ariko asigaye reka ari we munyamafuti, bica hehe, bihera hehe? Anje, iyi filime nawe njya mbona uyigaragaramo cyane, ndetse ugatwara n'umwanya munini. Mu by'ukuri urabona ivuye ku ruhe rwego, iri hiragana ku ruhe rwego? Rudomoro rimwe nazamuka cyane, kuko nk'uko Fabrice yabivuze, twatangiye ari abantu
bafite impano ariko bari batarabona aho bazerekanira. Urumva rero ukuntu twatangiye, nimba ari ubwa mbere wari ugiye kuri kamera, ubu zikaba zimaze kuba inshuro zirenga 10. Ibyo ari byo byose hari experience turi kugenda tuzamura tugira nyinshi cyane nyine yigiye hejuru, kandi n'uburyo filime yatangiye ikunzwemo nubwo butaragera hejuru cyane nkaho twifuza, ariko hari aho irimo kutwereka iri kugana, bivuze ko abantu barimo kuyikunda. Reka noneho dusoza rero kuko ibyo twayivugaho ni byinshi, muraza kutubwira urubuga ibonekaho. Reka ahubwo Fabrice nadukinire kamwe mu gace kagize iyi filime. Okay, gusa biragoranye, byaterwa nako bakunze. Wewe nk'umudirector wayo kandi ukaba n'umukinyi unayikinamwo, nakahe gace wumva ka kwespi aka kanya wahita uvugira kuri touch 1? Agace kanye spira na ahantu Kina mbikine biragora. Okay, ubwo ndi kumwe n'umukinyi twakinanye, reka dukinana ko gace, reka dukinane ko gace k'umugani nuko kagiye kubura amafara ariko haje kwakunda amafara araba ahise avuga ngo amafaranga ari he filime birimo. Mba nshaka mva muri filime nge ni faranga turumwe aho ryaba riri hose, icyo byaba bisaba cyose ngo ndikureyo nagikora, ariko nkariza. Kandi wowe uranakina cyane ukabakura ibigabo byinshi, njya mbona wabizengereje wabikuye. Na yarudomoro sinigeze nyatinya, kandi ari bari bamutumye kuri butike. Yagiye kuri butike uragashuka barayagatwara. Reka adukinire agace kamwe, hanyuma wenda nimba munagakinana nta kibazo. Amafaranga mbatiza yanjye se oya wapi abura ko dukina. Ako cyurinyana karame mugabo mwiza, ukeka ko nyinzanjya ku kazi ntanywe y'igikoma? Imana umugabo haninda nawe mana, none se kigiye gushya ariko nukuri mugabo harabona. Ese ubundi ubungu butekeye abantu bangahe? Ni 3 nukuri. Sinjye nawe na Brian se hari undi muntu bahano. Ubwo nizere ko mwebwe mutari bumwe. Ubaka aka iki gikoma cyose subura kimwe uraduha. Ubwo ndavuze ngo mwe nago munywaho, maze iyo mujya kubyica bariterura igikoma n'icyo ababyeyi. Ngo iki umva ubu bizasubirwamo, ntago nzajya ku kazi ngiye ntariye ibiryo cyangwa ngo igikoma, ngomba kubyuka nk'igikoma. Genda umwihaye ntago ngembe, kandi nzakwirukana. Mugabo uraho nawe wagira ngo Imana yamusunze mu ifu y'igikoma. Sava, reka tubashimire rero, hanyuma mugaruke mutubwira imbuga nkoranyambaga iyi filime ibonekaho mu buryo bweruye. Yes, iyi filime bayita Rudomoro series ndetse n'izindi dukina. Hari abimitwe series irimo Pasteur Biryo Ndeke. Ujya muri telefone yawe ukajya muri application ya YouTube, ukajya muri aho basacingira muri search, ukandikamo nyerekinya bifatanye, ugasiga kanya ukandika TV A1, uhita ubona filime ya Rudomoro ibanza. Rudomoro series ni filime nziza ikunzwe. Wowe kora subscribe kabisa. Ni itafari ubushyizeho kandi murabizi namwe nyine mutwubakira ikomere, kandi ni filime nziza irimo ubutumwa. Reka tubashimire mu kiganiro cyiza muhaye Touch 1 TV, kandi mukomeze mujye mbere. Yes, turabashimiye namwe. Murakoze cyane. Ndabashimiye bakunzi ba Touch 1 TV, ro ndabashimiye ku mwanya wanyu n'uruhare mwaduhaye muri kino kiganiro tugiranye n'aba bajene. Mwabyumvise, wakanyoni katagurutse ntabwo kamenya iyo bweze. Ibyo ari byo byose byinshi barabivuze, byinshi mwabyumvise. Hagati y'umukobwa n'umuhungu mwumvise ko bigenda. Ibyo ari byo byose ku ruhande rumwe, buri wese akuyemo ikigwa cye, buri wese akuyemo igitekerezo cye, akuyemo n'inama ye. Icyo nasaba abakobwa, mugire ibanga ku ruhande rumwe, by'umwihariko mugire ibanga iwanyu mu rugo, mwigumira aho ngaho, ntihagire ubacisha mu ijisho, ntihagire uwo mugaragariza uko mumeze, uko muteye. Mugumaho mutegereze abana b'abasore, nabo barahari koko, abasore bafite imico myiza kandi biteguye kubashyira mu rugo mukaba ababyeyi neza. Ikindi ntabura kuvuga nuko ku ruhande rumwe burya bajya bavuga ko umukobwa ni nk'amata, ntabwo asogongerwa. Akaba ariyo mpamvu twagira inama abakobwa kugira ngo koko mube imfura, mube abana beza. Burya kandi umusore bavuga ko niyo akubonye nyine ubwo urukundo nyine aragukatira, arugabanyiriza aho ngaho. Reka rero mwirinde. Hanyuma rero reka ikiganiro cyo ngisoreza aha ngaha nakagaruka. Nitwa Emmanuel Kanani, mugire amahoro y'Imana. Ariko kandi mwibuke gukora subscribe kuko ndabakunda kandi mbahoza ku mutima. Uyu mutima niwo mbahozaho. Mugire amahoro y'Imana, mwiriranwe umunsi mwiza.